nako numwana ntekereza ko wanje uzamubwira ibyo ubonye byari byose kumwe mu bintu tubona no mu rugo erega n'ubu njye nicyo nazize ni ukutamenya ukuri iyo menya ukuri ntabwo mbameze gutya sibyo ukuri nuko bakumije nawe rero twikumuhisha bikakumenye yuko byakaba usibye ko atanabyanga kubyumva wowe wakishimirwa kurerwa n'undi muntu utari nyuma byose barabiduhisha n'ubundi kuba uko bamufashe nuko ushatse bareka tugatandukana nabo tukibana ukwacu n'abakabukwabo bikarangira papa akamubwira nk'uriya mwana wakuze ngubu wenda nibwo agiye kumenya amenye ukuri kose amenye ko ndi mama we amenye ko Miguel papa we n'ibiki byose noneho ariko twakagombye kumuba hafi tukamusobanurira nda bimwe na bimwe uko byagiye bigenda ubwo duhita tubasezera ko gutyo tubivemo burundu urumva njye byanshobokera urumva niba ukiri kumwe nabo urumva nanjye ndacyari kumwe nabo icyo gihe natashye narakaye basi nanakubwira ngo wihangane sori kubona nagutereranye ariko nawe wari wantereranye sibyo nakoze kumbora nanjye ko naguciriye urubanza nakugira nimero ya mbere yabo nkika kandi tutari ngombwa ini icya mbere niko dukundana ndakunda cyane kandi ndakunda baby dusa ducane ku maso sibyo ntituzatandukanishwa n'utuntu dutoya n'utuntu turiya natashye narakaye basi nanakubwira ngo wihangane sori kubona nagutereranye ariko nawe wari wantereranye sibyo nakoze kumbora nanjye ko naguciriye urubanza nakugira nimero ya mbere yabo nkika kandi tutari ngombwa ini icya mbere niko dukundana ndakunda cyane kandi ndakunda baby dusa ducane ku maso sibyo ntituzatandukanishwa n'utuntu dutoya n'utuntu turiya izuba ryose aheruka kumpamagara agiye kunsengera se ariko no gusengera nta nicyo bitwara nzi ko yagiye tujya duhura ari diru zikakaye gusa ari ibintu byo ariko n'ubundi se icupa ryo mu kanya niba ufite akanya twanyaruka tukamusoma wakazana n'ubu nkaba nkatangiye regeje nta wamenya ibya mukanya nta nzoga zirimo hano none andi makuru se shani meza meze neza ntari ndatuje ndi mu rugo tu ya nkora ufite ikibazo ariko ibibazo se umuntu amajije kuba umubyeyi nyine ahindura imyitwarire ubwo wenda uburyo wajyaga umbonamo ni umupapa bitandukanye na bya bindi nyine tugomba kwifata nk'abantu bitandukanye na twebwe ba kadogo murabyemera ndaguhamagaye nyine uhamagaye ngira ngo mfashe hari diyo nagira ngo mushyiremo natekereje numva nyine nta wundi muntu ushobora gusa nk'aho ngaho nibaho diyo y'ibiki diyo y'ibiki hari umuntu nshaka gukosora muri ino minsi ndashaka nshakira abasore nka bane beza bari seriye apana bya bindi abo bumva bari seriye hano ngariye muri za diru zanyu none ntabwo ari muri za byo nta birenze nawe za zindi wenda twazigaragayemo nawe njyewe urabizi ko n'ubushize mani naba ngwakaniye uzi ko ari diru iba ari diru zunguka ari amahoro ari iki ni sawa ariko iba ari diru zo kongera nk'ibyabaye cya gihe ntabwo ari bya bindi byabaye cya gihe mbese ubu hari ikibazo tukigira na shaku ntacyo ibindi byo bitandukanye ni diru imeze gute ntabwo bijya kure cyane ya bya bindi ariko nta kibazo kirimo kuko njyewe ni ukumuza n'abantu nkavugana nabo we nta hantu uzahurira nabo uzamuze nabo njyewe abasore bari seriye mani nka bane cyangwa batanu bari seriye bashobora gukora diru babandi nyine ubona batazahaguruka mu mutwe si ubyumva ngenda byumva ahubwo ikibazo ibintu byo bishaka kuzana ibintu bya risike n'iki none se ba David bo barabizi ntabwo ari ngombwa ko babimenya bafite babwiye
mani rega utandukanye nawe aho se tugenda icyo nibaza ibyo rugenzungukira he kuba naza mwishyira muri risk ibintu nk'ibyo ushize nabihakaye n'ubu we muza n'abo bantu amafaranga yarahari nzaguhemba kandi imbere yuko bahembwa nzaguhemba imbere uzamuze nawe hanyuma nkwishyure wigendere nsigare ndiringa nawe nabi sibyo oya wibitinda wibitekerezaho akanya wowe byemiriye ya nuko umfatiranya nifite ibibazo by'amafaranga ukaba ari gushaka kunkubirana nyine nkagira amafaranga ariko adakenerwa natwe tuba tuyakeneye ariko amafaranga nyine akora mu gihe gikwiye urabashaka ryari ariko uzundi wowe uko nkubona wabura abantu b'inshuti zawe ntabwo nshaka wabura abantu ntabwo nshaka abantu ngena nawe uzabona tuziranye ntuzabana ndashaka abantu bandi batarabo tuziranye nizere ko nta nzijya mpura nabyo habe na hamwe kuko ngewe ikintu uzankorera ni ukumpuza n'abo bantu waba nimero zanjye bo bakampamagara tugahura nkakwishyura yawe ukagenda hanyuma nkasigara ndiringa nabo ibindi nzabimenyera nawe ntabwo nshaka nyine kubimenya byo ntabwo ari ngombwa wowe uziturize ntihazagire ntabwo nge nawe tuziranye kuri icyo kibazo nicyo gisubizo cy'ibyo ari byo byose byabaho sibyo inshuti yanjye ntabwo nzi ngiye kubashakisha ahantu mfite nanjye nababwira ngo barahari bashaka mbaguhe ibizaba byose byagenda bite byagenda nabi aho ntabwo ndimo ubundi nicyo nashakaga ibindi byo nta bibi ni uko nyine wowe niko bimeze wibitindaho cyane n'ubu nimba wumva hari ahantu wagenda ukabakura wagenda ukareba ntariba nk'iminsi 2 nta kibazo biri byawe sezerano nizeye ko ntazijya ngaragara mu byawe hari igihe nkureba gatoya nkumva utsirike guhita nkwica n'umunsi wowe narabikubwiye murumva muhaye icyumweru kimwe n'ubu ukiri muri runo rugo nzasange wafatisha umutwaro n'umunsi n'umwe urumva ukitakishwa ubugome bwawe nibwo wibutse gutaka kamwihorera muhaye icyumweru kimwe nyuma y'iki cyumweru ibintu byawe ninsanga utapaki nzagupakirana nabyo nkuteranze muri mondi uru rugo ntabwo ari urwawe umugabo waje ushakamo yaragiye nabwo ntabwo mpamya ko atari ibintu wamuterereje data yari muzima utaraza ntabwo kuza unyisuhurishwa ngo urahomemage hirahememege urasuhuza se mu biki uri umugome nimba uri umugome nimba uri umurozi nimba uri igiki ntabwo nzi urwego nagufatamo urwego ngufatamo ubu narubuze mbega umurozi uzi ko ubugome ufite ari bwo butuma utanabyara waba ufite ubugome bwuzuye umutima gutyo ukabyara jya gufata umwana umupfundikirane ese wari ugushaka umugira uwawe cyangwa wari ukugira ngo bigende gute ku buryo utanabwirana nyina ati umwana ari hano nanjye ntunyerure ngo umwana ari hano mbega umugore w'umugome mbega umugore w'umurozi unyigishwa gutyo ubwo uragira ngo mbabariye nka gusobanura sinshaka kumva ijambo rye sinshaka ikintu kwanza fata bino bintu ufata jewe akazi kanyu ndagasezeye singashaka jewe Kayumba nzirwanaho nimenye ibyo ni impapuro zisezera waretse ibyo ari ukuntu ukuri wahise nka gusobanura ukuntu ibintu byagenze ntabwo ryarya bwawe nshaka narakubonye kugeza aho ukora biriya bintu byose ntunambwire nibura ngo Kayu hari ikintu kiniki nkaba mbimenye hashize imyaka ingana gutya Kayumba nditonda ariko ngiye guhangana nawe ndagukora ikigali shyushye fro ndaje nkwereke aho mbera kaga utagira ngo nibiriye ibyo mwankoreye wowe na John mukampemukira karakagenda
kayo watuje urababaye ndabizi pe wingira gutyo wingira windyarye abagore ndabaza agatima kanyu ko kuza kumubeshyobeshya umuntu kwanza reka nigendere ibyo bimenye je sinzagaruka ku kazi kanyu wirwariza ariko umenye ko nyuma ya nudatoragura amashashi uzamenye ko ndibwa giye kayumba abantu babateka mutwe gusa batagira impuhwe batagira n'imbabazi ndabigira gute mama wenda usibye ko atari nacyo kinini wenda nari natumye wenda mvuga ngo duhurire hano hari akantu nyine nagira ngo mumfashe ndashaka hari umuntu nshaka gukosora muri ino minsi mike cyane mwihangane rwose mu bucuti dufitanye munshakira abantu b'abasore nka 3 cyangwa 4 baturenze se none utabara abasore iyo mvuze abasore mba numva ari inzara kandi kuri alimentation rero bwira umukobwa bweza kanzu naragaki nje rikeri yari yose guhera kuri konyage bibibona nta inzara Kristata ka status twist arakoze ku buryo yamuhereza nambire David na cyangwa afite bo hari yawe nta numuzi ndabizi kabisa bo sawe kanyaruka ze kuki utagatumije kare n'ubundi ngo tubasangira rero urebe ko tugize undi ugira mu mutwe uri gicucu iki manu uyu ndebye gutya n'ibyo bintu utangiye kuvuga no mujama ari hano uzi n'umuntu wawe uzi uburyo uri mutipe ati nisi ikibazo n'uwo mutipe nitwiyunze mwa twabaye inshuti nanga ahubwo ko wowe ibintu byose ukunda kubigena n'ukubiri bari mwize kandi business ari kukubwira ko ushobora kuba yarantwara passport akagenda sha ntuzaho wahita wewe wenda wasanga wari wagiye gusinda ahantu nanana abunza urahita wahita urase yaba yarakuye ufunguzo bwo kuza gufungura ibyo bintu uzi wabisubiramo ntabwo nzaho nahita mani ntabwo urishuwa neza hano wahita iyo wari ubizi cyagiye waramufatiye hano tukagafatira hano tukayikaga urumva cyakora reka mubwire mwana nutazajya upanga ibintu byawe neza ngo bishyire ku murongo iyo ntawe nshaka kuzagira ikibazo cy'uguturutseho binurutseho urahubuka byatoye ese navuka nimba narimbwiye rega shaku uraziranye n'abantu benshi kuruta uko njye nawe twaba tuziranye abunzi nibuzi nawe urumva nimba twari tumwifashishije ngo nshakire abasore sibyo numva nta kosa ririmo kuko ni ibintu byumvikana n'umutipe ntabwo ari umuntu wo kwizera yarihanye bro yarihanye uriya mutipe ese ko ushaka kumurambiza akanya akaba inshuti yawe noneho nimba yaratinyutse gutera intambwe akatubabara azi ko ari twe twamukoze biriya nta nubwo bizwi ntabwo rero bakavugisha kuri gutyo ukunda bizi neza umuzi kuri umuzi no kumva wese uhora cyameze nk'uko wari umeze kera yahindutse yikize uze bya bitabi ko ntabyo nyikubona na siwe wanyigishije kunywa itabi n'undi ariko arabona warariretse sibyo warariretse nawe rero utugambo yaraturetse ntabwo ushaka kunyumva tu ntukajya ugamiza ibintu bigezeho nimba umuntu ndashaka gukosora mani uriya mugore kandi biri seri mama wawe se mama wawe nawe mama hari ndayo mani nyine urahubuka tu ndahubuka no kuba n'umugore bishobora kuzakugura kubera ko nkubuka si gahunda kugeza abanyihanganiye tukamara igihe kingana gutya nkubuka njyewe se genda umujama ariko urabizi ko twaguruka njye ndidage sibyo twese turabajama twaguruka nicyo nshatse kukubwira uzo yo ubwo twaguruka ubwo twese turahubuka banjye ntakumbuka mani ntukajya nawe nta cyiza cyawe njye nawe turagenda nicyo nzi iki kibi nkoze nawe uragikora urumva nimba nkubwiye ngo reka nshakire abasore ngaha banshakire watwebwe ubuhoro wa mugabo banshakire ikosa nuko ari shagura wari ugiye kubashaka ibirimo byose ni amafuti reka shagura tumushyire ku ruhande nshakira abasore bane wizeye ibyo ntabyo nakora tu ikosa ntabwo ari shagura noneho nuko udashaka byo ni kwibwira shagura ni ikosa twamuretse banshakire fasha tubabone imipangu iri mu gihugu kurya uriya utekereza ko ibintu mubwira urumva ari wowe wabinkura mu mutwe
nyamara uzicuza nta kwicuza kuri nk'uko ibintu shyira mu bwa kangahe mbikubwiye rero buriya kereka ntazi icyo ndimo kurwanira icyo ari cyo inyandiko y'agahinda kanjye n'umubabaro mfite bikubiye mu kitanago cy'ubuzima bwanjye inyandiko y'agahinda kanjye n'umubabaro mfite bikubiye mu kitanago